Amashyi cyane kuri Igor. Igor bimeze biteze? Felicitation kabisa. Felicitation guteze? Naguherukaga kera. Twaherukanaga kera, harya duherukana ejo? Ndumva ari ejo, ariko ni kera duherukana. Yeah. Igor turakwakira muri Meet Me Tonight, ni segment twakira umuntu kugira ngo adusharing experience, ibibazo yagize n'ibisubizo yagize. Igor Mabono yatangiye umuziki ryari? Afite imyaka 5 y'amanyarwanda. Afite imyaka 5 ariko natangiye kuririmba muri korali mfite imyaka 9. Waririmbaga mu ruhe rusengero? Nari umuhashyi. Wari umuhashyi? Uvuze ngo ushobora kuba ari umukatolika ucurangira muri ADPR? Birashoboka. Iyo korali ndashaka kuyimenya kuko nanjye nayiririmbyemo, ndumva korali naririmbyemo. Inshuro nyinshi abacuranzi batangira badafite uburyo wababwira ngo uracuranga hano igihe kinini, kubera ko hari igihe ucuranga neza ugasanga rundi arakubwiye ati ndagushaka mu rusengero rwanjye ukagenda. Icyo gihe mu myaka 5 waracurangaga? Oya, imyaka 5 nakurikiraga abandi, ariko navuzaga ingoma za Kinyarwanda mu matorero. Hari nakuriye Burundi, so nakurikiraga handi abanyarwanda bahurira bagiye guhamiriza. So naje mu Rwanda afite imyaka 9. Ku myaka 9 njya mu rusengero wiga piano. Kuririmba. Ikiraka cya mbere cyo mu rusengero wakubise cyarangahe? Umushahara wanjye wa mbere wo mu rusengero ari 30,000. Urwo rusengero ndaruketse. Ariko yariyo hari ryari 30,000? Yariyo kubera ko nk'utubazo tumwe na tumwe two muri secondaire umuntu afite marindazi, utuntu tw'utuji, wabagura mu boss umeze neza. Ndabeshya se? Nta kindi. Ariko hari n'ibiraka byabaga n'ubu ngubu I think ko mu matorero ya Kinyarwanda bigihari, ugasanga urakorera 8,000 10 bakabyita umufumo. Umufumo? Turacyari abana. Hari ryari muri za mirongo? Ejo bundi 2011 na 2 na 3 mbere yuko njya ku Nyundo. Wise unjyana ku kibazo nashaka kubaza. Je nari nzi ko ku Nyundo wahigishije, waranahize? Narahize. Nahize kuva 2014. No, 2014 kujya 2016. 2017 ntangira kwigisha. Uvuga ngo wize kuva 2014 kujya 2016. Wigaga iki? Nize ibyo bita music production, kuririmba, niga no gucuranga drums, ariko hari ibindi wemerewe kwiga, sound, ear training, ari ibintu twese dufatira hamwe ariko bikarangira wowe uhisemo 3 ushaka ko bandika kuri diplome yawe. Muri ibyo bintu 3 wize, mumaze muha amashyi Igor Mabono afite diplome y'umuziki. Ngiye gushinga ishuri ry'urwenya ariko wana Minerval. Nugushaka imishinga ibishyurira. Muri ibyo bintu wize, niki wakundaga? Wize ingoma, wiga music production. Ikindi cya gatatu niki? Ntakubeshye byose narabikundaga kubera ko habaho impano uba ufite mu rugo, abantu bakaba bizi ko wacuranga gitari gusa, ariko iyo ugiye ukagira chance ukakora kuri piano, ukakora kuri computer, wenda iwanyu mudafite wibonye bwa mbere. So ntabwo ngiye ku bwanjye n'umutima wanjye numvaga byose mbikunze, ariko ntabwo wabimenyera rimwe, uba ugomba kugira ibyo maîtrise at least 3. Ariko ingoma ngo warazikubitaga kabisa. Nibyo byarakubonye. Ingoma nizo zari number 1 kuri career yanjye, kubera ko nibyo nakoze mu marushanwa ndatsinda, kubera ko twahuye twebwe promotion zacu zihura zari twara abana bagera muri 300 bavuye Rusizi, Nyamasheke, handi hose, intara zose bashakamo abantu 30. Umva mu bantu 300 gukuramo abantu 30, at least ugomba kuba ufite ikintu kirenze kimwe cyangwa se
ya mpano ivuga ituma abajaji bavuga ati turagiye, kubera yari bourse ya leta. Amashyi menshi cyane kuri leta y'u Rwanda gushyigikira impano. Igor, icyo gihe utangira ababyeyi barabyumvaga? Kubera ko bari kwa kundi ujya gusenga bakabibona, kandi icyo gihe ngewe bahise bambwira ati yana go ahead kabisa. Hari ikibazo nkunda kubaza abantu, utangira umuziki nta role model wari ufite wa hano mu Rwanda? Aba role model abari benshi, iyo ukunda umuziki ntago wamenya ngo numwe, ariko of course ababa bahitinga bose ububazi, ariko habagaho hari umugabo witaga Casanova kabisa, igihe yarankomaga. Casanova? Casanova. Casanova utamuzi urakubitwa, muyoboke akubwira. Casanova uramuzi? Amwita Daddy Casanova. Mwari kuvuga imyaka 3 Casanova mukamwihorera. Imyaka 3 numva naye nyizi. Twari dufite abantu benshi bakora injyana ya R&B, Faisal, aba artiste beza kabisa. Ye numvaga indirimbo zabo, icyo gihe utongeye ukahita wongeraho Beni, kongeraho Meddy, urumva radio babantu bose yacurangaga, wumvaga ufite dreams zo kuba nkabo kabisa. One day nanjye nari nzi ko nzaba umuhanzi, ndangije secondaire ndabyibagirwa. Hari indirimbo uririmba ndazizi. Urabizi indirimbo yanjye ukunda ni hehe nyikuririmbe? Twa dukorasi twawe. Ariko amanote aba mu kunyundo barajya babigisha imikarago. Bafite uko babyita, ntago ari imikarago. Babyita gute? Ogediyoni babyita gute kunyundo? Hari technique zo kuririmba, hakabaho n'amajwi yo kuririmba, hakabaho na style uhitamo. So twebwe hari izo twa dufite ziri gakondo umuntu akura yumva, ariko igeze mu ishuri bagusobanurira uko byitwa. Nka Gidiyoni yitwa nde? Gidiyoni ubwo ni Gidiyoni n'izina. Hanyuma Igor, hari ikibazo nshaka kubaza. Umuntu ukora umuziki kubera ko afite impano, Igor ubu tujye kumubaza nk'umwarimu, muha amashyi menshi cyane n'umwarimu yigishije ku Nyundo. Ubu ngubu ni ariko uracyahigisha? Oya, ubu nigisha short courses abantu batandukanye, ibigo bitandukanye. Ubu ni umwarimu wize umuziki. Ndashaka kutubwira umuntu ufite impano y'ubuhanzi, hari igihe ugera gutya ibintu bikaguhira ntaho wabyize, ufite ijwi umuziki ukaguhera, ari n'ufata umwanya wakajya kwiga umuziki. Bari abantu batandukaniye hehe? Twese tugira impano, ariko aho isi igeze habaho kwiga. Wiga kugira ngo unoze ya mpano uvanye mu rugo, cyangwa bagusobanurira ibyo urimo ibyo ari byo. Kubera ko no ku Nyundo uyu munsi kugira ngo wenda bamwe barabizi, iyo ugiye kuba umwe mu banyeshuri bashaka ko bahiga, uba ugomba kuba ufite 10% cyangwa 20% by'ibyo bazaheraho bazamura, kugira ngo mu myaka 3 ntabwo waba wize umuziki ngo umare. Umuziki ukomeza wiga, ibintu birakura. Tugeze mu isi ya AI now. AI nawe usigaye wibwira ngo nkorera beat ikayikora amasegonda 2. Ku Nyundo bafasha wa muntu wari ufite impano kubisobanukirwa no kumenya uburyo azitwara hanze, ku isoko, mu kazi, mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu ufite impano aba yifite mu rugo, ashobora kuba yayikoresha kubera ko yabonye support. Ariko iyo wize ukamenya ko ufite impano ukaba udafite support, ushobora kumenya n'izindi nzira wacamo kugira ngo ubeho, kubera ko uba wasobanukiwe music business cyangwa se strategy y'isi ahigana. Bivuze ngo competition njya nkunda kukura muri icyo kibazo hagati y'umuntu wize n'utarize inshuro nyinshi, kugira ngo umenye umuntu haba arimo n'amahirwe yarushije abandi. Ariko wa muntu wize icyo arusha utize nuko abasobanukiwe ibyo yajemo ibyo ari byo. Nanone hakaba ko umuntu utarize bashobora kukwiba, bakakwibira muri bya bintu wita ko ari impano yawe, ukaririmba ugahitinga, ejo tukazahura bari kuvuga ngo wabuze nayo kujya kwivuza. Ariko warize ushobora kumenya ngo naririmba bikanga, nacuranga gitari bikanga, ariko najya no gutoza amakorari mu cyaro, at least akama na 20,000 zo kubaho. Niyo mpamvu ubu ku Nyundo hari abana benshi cyane tumaze gusohoka turi promotion zirenga 5, 7
ariko benshi ntabwo bari muri music industry ngo baririmbe, ahubwo usanga bafite n'akazi. Ufite amafaranga make yinjiza mu cyumweru ashobora kuba ari nk'ibihumbi 50, ufite umushahara mwiza ahera ku 300 500 mu rusengero, kuko ubu ngubu nizera ko n'amacaci menshi asigaye azi agaciro k'umucuranzi. Iyo wanze kumwishyura hariya baba bamushaka, uzanye bande hano ngo iperformingira abantu, urabiza amafaranga iguca. So bivuze ngo iyo wiyize uratinyuka, baranagutinyura ukamenya ibyo wajemo ibyo ari byo. Hari akantu wajyaga batubwira ngo tuba tugiye muri dog eat dog business, kandi nanone ukaba uzi kuzahura n'ibifi binini bimira uduto. Amashyi cyane kuri Igor, ladies and gentlemen. Igor, ndashaka kubaza iki kibazo. Ngiye nkunda indirimbo zawe ariko uri umupapa. Yego. Ariko ibyo ngibyo ndabyemera. Ufite aba ex benshi? Ntibabura. Kuko indirimbo za Igor zibamo agahinda pe. Ntago muzizi man. Wari ubabaye bro. Naje mwishimye. None se byagenze bite? Mbwira n'ukuri uri umutima. Kanze Iriya ndirimbo anzerega ndiye ko nta mu ex urimo. Indirimbo igi kwibutsa karagahinda ugakurayo. Ni inspiration nakoze nsanga abantu ntago muri societe, ntabwo abantu bayikoze hari benshi, kubera ko buriya twese tuzi ko turirimba indirimbo z'urukundo, ariko urukundo ntago ruhora ruryoshye, ntago bihora bimeze neza. Habamo inzira zitandukanye z'urwo rukundo umuntu acamo. Ntabwo nari gusanga nyakwigendera Buravan ari kuririmba urukundo, musange andi umuntu ari kuririmba urukundo, nanjye ngo ninza kuririmba urukundo sintekereza gashya k'ibyo bintu umuntu yakongeramo, which is good. Uhita wigira ku gahinda nkagiyemo muragakunda. nsanga bababaye ahubwo ni benshi, kubera ko nkubwije ukuri nka DM yanjye nageze aho njya nakira ibitekerezo by'umuntu umbwira ati reka nguhe inkuru yanjye uyiririmbe, ariko no kuba narindi muri vision y'umugabo bita Clement muri Kina Music, nawe yaramaze kubona ko market ihari ni urukundo, ibintu byose. Nkubwiza ukuri dukora nk'iyo utegereza, ntabwo twari tuzi ko izagera ku bantu bingana kuriya. Ntabwo mwari mubyiteguye. Iyo uri muri studio wenda muyoboke babwira, hari abantu bashobora kugusaza bakakubwira ngo ukoze hit, ariko ugasanga ni wowe uzayiyumvira n'umuryango wawe, ukajya uyishyiramo mu modoka ukagenda. Izo ni imvune z'abahanzi bose batangira. Nkanjye iyo utegereza hari indirimbo yanjye ya kabiri, ariko iya mbere ni iyihe? Yitwa Ndagutekereza. Ariko kubera ko nawe uri mvuye mu ngoma muri Guma Guma, vibes ziri hejuru, nahuye n'umuntu arambwira ati none se kuki uri kuririmba indirimbo zibabaje zo kutujyana mu rusengero? Ndambwira ntibyihorera, nanjye byanje musimbiza aho bigana. So ariko ngira ngo niyo utegereza yahitinze nta na video ihari ngeyo mfite. Yari ifite agakatuni karaho kaka low budget kanjye wirwanyeho. Nkajya nca ku muhanda nkabona simfite uko nabwira umuntu ngo uyu muntu nigiyeho. Ati tudupapuro murabona buriya ninjye uri kuririmba amanga. Mpita ndabaganireka nkore video tu. Nkoze video uri gitangira aba director baragutwara uko bashaka nyine. Barayikwima. Ewana uyitegereza ukundi kwezi cyangwa beza biri. Iyo utegereza nawe warayitegereje? Narayitegereje kabisa. Seruba nkanjye navuga ko ari hahandi nyine ku marangamutima y'umuntu wakoze, bigenda kuriya nyine iyo utegereza yisiza, ku buryo nizakurikiye zose bazishakagamo ka gahinda. Ubu se gahinda nta duhinda dufitiye? Ubu agahinda karashize, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni agahinda k'umuhanzi. Iyo wageze muri business ukabona ibyo umuntu akunze inshuro nyinshi urabimuha, ariko nanone ntabwo wabigumamo ngo abantu bahore bite, ku buryo ntabwo ntushobora guperformingira hano
show yose ngo irangire uri gutera abantu agahinda kiretse na twaje muri ruhura umutima nkabwira ni muje kurira nkubwiza ukuri amashyi menshi cyane kuri Igor. Igor ucuranga muri Guma Guma niwe muhanzi wowe Igor wishimiye kumucurangira? yitwa Bulldog. Ugiye kumbaza impamvu? Impamvu ni okay, impamvu nkunda no kwibwira abantu. Bulldog ni umwe mu bantu bishimiye impinduka za bande yacu, ni umwe mu bantu bumvise tushe ya bande yacu arishima, avuga ati noneho murabizi ngiye kuririmba mwe mucuranga ibyo mushaka. Iyo uri umucuranzi rero umuhanzi akakubwira ngo bitwara uha bishaka, ubunezerewe kurusha wa wundi. Nk'ubu hari umuhanzi sinamuvuga ariko twigeze kurebana mu maso na bande, twese mu gifaransa tuvuga do re mi fa sol la si do. Twebwe iyo bigeze mu ishuri hari igihe tubivuga mu cyongereza, do ikaba si, so ikaba g. Hari umuhanzi mukuru yaratubwiye ati jewe indirimbo zanjye mwabana ziba muri sol. Twese duhita turebana, duhita tuvuga ngo ni G twagiye. Ngo ndababujije tiyo G muyigumanire. Uwo muhanzi ndamuzi? Oya. Ntabwo turamusobanurira turamubwira ni G rero ni mu cyongereza ni ya sol yo mu gifaransa kubera ko wenda ariko bize. Ariko izo ni challenge ziba muri bande. Namuyoboke ngo hano twigeze gucuranga rimwe azenguruka muri mixer aragaruka atubwira ni mwabana mwe muri gukoresha CD. Bacuranze live wumva ari CD? Agiye gushaka mixer. Gukorana n'impara ni ibintu bikomeye. So ruba ari impinduka kwiga bifasha bigatuma nawe iyo usohotse wifuza gukora ibintu aba grand frère usanze batarakora kugira ngo nayo bumvishe. Bulldog rero n'umuntu wakubwiraga ati ngiye kurapa ariko nimushaka mucurange jazz, nimushaka mukubitemo ikinimba. Noneho ugahita ubona impano ya Bulldog ahaniri, bivuze ngo we niyo wamujyana mu gisirimba agomba kuririmba ya ndirimbo ye nta kibazo afite, mu gihe abandi ushobora gucuranga wenda ukanabyibagirwa kubera ko hari igihe nabaga mfite liste mu maguru yanjye yanditse indirimbo nka 70, ugasanga ushobora kwibagirwa indirimbo ya 10 ukuntu imeze, ukajya kubazanya ugasanga umuhanzi yagiye wowe bikaba ngombwa ko mukurikira. Wamucurangiraga nabi yahindukiraga akureba ugahita wibwira icyo avuze. So bibaho rero. Iyo bande yanyu umuhanzi utarabagoye se Bulldog niwe wemera ko wacurange, utarabagoye we ni uwe? Ubwo urumva yaba Bulldog kubera ko twese twamuhurizagaho. Buriya nanjye yo mugira amahirwe nkaza. Hari naga pressure buriya kaba muri bande muhanzi festival ni ukwishima, ni ukunezerwa, nta hangana riba rihari. Ariko competition nka Guma Guma ni ukurwanira kuba mu b'imbere. Hari igihe umuhanzi yabaga afite indirimbo zibabaje cyangwa zigenda gahoro, yakumviriza Bulldog imiziki afite ari kuturitsa hari amaspeaker yamereye nabi, hakaba n'igihe agushira ku ruhande akakubwira ati kongeye mu nyanga, ati indirimbo zanjye mwazigize nk'iza Bulldog. Ukamubwira ntago ibyo twita tempo ntago ari byo wowe ufite. Tempo ya Bulldog siyo tempo yawe. So rero urihangana tucuranga ko zimeze, ugasanga hari n'umuhanzi wari ufite indirimbo igenda gahoro ahise asaba ko bayigira reggae kubera pressure ya stage, abantu barimo barasimbuka, ahise areba n'indirimbo azuke biragenda gute. So kandi mu by'ukuri iyo umaze kwiga umuziki baguhanaguramo ikintu bita pressure, bakubwira ati wowe kora ibyo uzi neza, ibyo utazi ubirekera abandi. Ndaza kujya kuyiga kurumva iyo pressure muhanagura njye hari igihe mba nyifite tu. Urayigira. Hari igihe mba nyifite. Umuntu se ubundi umuntu udafite impano ntiyaza akagira impano agiye kwiga nk'umuziki. Niyo mwamushyira mu bavuze induru. Birakunda ariko wa muntu wigishije byanga bikunda abatazi ko afite impano ariko abayifite, kuko habaho n'impano y'ugutwi. Hari umuntu wicaye hano ushobora kukubwira indirimbo nziza akakubwira ibintu bitatu yumvisemo ukikanga, kandi ugasanga mu rugo aririmba wenda agiye muri douche. Ariko ari mu Rwanda none ahangaha muri music industry nabahe bantu Igor afata nk'aba legend?
bo ntibazakubeshye umuntu aba umurejande apfuye ndabeshya kubera ko ibyo twe twakwita abarejande siko we wabifata haba hihangana ngo wowe ukunda uyu ngo ariko iyo umuntu apfuye usanga urukundo rwose rumugiyeho ati yo icyo cyumweru abagezweho urabyumva nawe icyo gihe ni hahandi habaho umunsi wo kumwibuka kumuvuga neza ariko bibaye nk'umuco wacu yewe ngo ndakubwira abantu ngo umuco wo mu muziki ni ukubana kubera ko formule ya mbere twe twize muri music ntabwo ari ukukubwira ngo umuziki ngo amategeko yawe bakubwira ko umuziki ari famiye irimo n'umuryango uhuriramo abantu bishimye so niba ubabaye turababarana niba wishimye turishimana so music is one happy big family niyo formule ya mbere twafashe ibindi bizamo ngo uyu ngararenze ngo uyu kuko at the end of the day twese tuzapfa ariko nupfa ibyo usize nibyo bizasigara kugira umurejande cyangwa bya bindi bashakaga ngo umurejande ibigwi nk'umwarimu w'umuziki ubu nta muziki watwigisha hano ubwo tumeze hano urabona nta kintu dukoresha music ni umuziki ni ijwi rishobora gukubita beat iyo ni beat nyuma ntucire muri mikoro kandi ikindi binkoze iyo ugiye kuririmba ugafata mikoro gutya ntabwo yarabyemera kuko urumva already mpise mpindura ijwi hahise hazamo ibyo bita feedback muri speaker bivuze ngo ndebeshe nkajya kuririmba nkarebeshamo hari hahita haza twa tuntu dukubita tukarya abantu mu matwi so music ni details music ni lifestyle music ni rhythm iyo ugenda muri rhythm iyo uvuga muri rhythm kuko ushobora abanyafurika dufite ukuntu twebwe dukoze mu njyana ndaguha nka experience yanjye n'abazungu umuzungu ushobora kuza tugakoma amashyi ya kinyarwanda yo bisanzwe ariko we kubyumva mukoma amashyi imbere you see iyo turi tubara 1 2 3 1 2 3 cyangwa 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 izo ni rhythm ndi gukora ariko hakaza undi agahita bibara gutya mukomeze urumva twese duhujwe na rhythm rero ni kwa kundi hari igihe umuhanzi abwira abantu ngo ngiye kuririmba ngo mukoma amashyi ukabona umwe akomye amashyi aho abyumvira ntabwo uri bumugarure kubera ko ntabwo mwiganye so wabona umwe ari kubyina akadanse kari hano kameze gutya undi agahita aca iburyo niho abyumvira twese dufite rhythm zacu twumva hari abantu nzi batazifite hakabaho rero n'abandi baririmba so iyo ugiye kuririmba nanone uba ufite ahantu wumvira ijwi ryawe muri iyo ugiye kuririmba noneho byo duhita dukurikira amanota inshuro nyinshi abakurikira amanota yanditse wamukura cya gipapuro imbere ntaririmbe ubwo ni cyane cyane abazungu ariko hari nk'abandi bo mu minembwe mugani wanyu mubivuze cyangwa muri gakondo yacu uteye indirimbo ubundi yinjiriye aho ashaka so ibyo byose bifite uko byitwa iyo mbonye igihugu cya yego Rwanda we urabyumva so urumva nta muziki w'amakosa ubaho abantu bose bafite uko babyumva bivuze ngo ndirimba neza ubundi byararangiye ku giti cyawe rwose uririmba neza oya ntabwo ari kongera igiti mu muziki ndirimba neza ariko hakabaho n'uwundi wicaye hari inyuma ari kubyumva ko ibyo urimo ari amakosa kandi murusha so uwo nguwo nawe afite impano yo kumva ariko ntiyaza ngo abikore hari nk'igihe umuntu acuranga nawe ukabyumva ukabona abantu bose bahise barebana ngo
ahise agufata ku ruhande kugira ngo akwereke ko mugenzi we akoze amakosa. Kandi Imana iguha impano, wowe ubwawe ni wowe uyidevelopa, ni wowe wo guhitamo kujya kwiga cyangwa ntujyeyo, ni wowe wo guhitamo kuba uwuriwe cyangwa ukisanisha n'abo ushaka, ariko iherezo rya twese nyine. Mise mbona ko nshobora kuba nzi kuririmba. Igor, wari umaze iminsi uri he? Ufite indirimbo nshyashya yitwa My Way. Yes. Ko hari waratinze kudutama imizigo wabagahe? Dutangirana kuko nizi ibintu bitatu. Hari igihe kimwe cyangwa ukajya ahandi. So bivuze ngo nari naragiye gushakira amafaranga ahandi, ariko na music ntayiretse, kubera ko nyuma ya My Way ndongera mbahe yindi, noneho ubuzima busubire kwa kundi. Nanone hakaba cya kintu twongeye kuvugaho kare cya pressure. Sari igihe wifuza guhora usohora indirimbo ugasanga ubuze n'umwanya wowe wawe, famiye yawe se, business zawe, ugasanga ugiye guhora utekereza merci natumva indirimbo yanjye none haramvugaho muri Gens. So ugasanga urimo uratekerereza abantu batari mu buzima bwawe inside muri wowe. So umuhanzi agira time nyine yiwe akavuga ati okay, kanshomora imigozi yari iri attached muri industry gatoya, njye mu bindi ngaruke, hanyuma tugahuza na wa mugani ngo ushatse gusimbuka kurasubira inyuma. Habayeho no kujya kwiga, jewe ubwanjye nagiye kwiga, nagiye mu rugendo shuri gusura ibindi bihugu bikora umuziki. Habayeho nyine kwaguka muri jewe nubwo nta bitari biri kuri kamera. Ngira ngo urebye nk'indirimbo yanjye ninjye wayikoreye. Ahubwo tutararengaho, hari amaproje menshi y'abahanzi nyarwanda wakozeho. Colorful Generation wayikozeho. Yes. Igor mabana mu muhamashyi menshi cyane mu producer bayikozeho. Abandi bantu tutazi cyane ibanga ry'akazi, amaproje wakozeho y'abahanzi bakomeye nayaye. Hari nka DS Dora afite indirimbo bitazangarewa. Ariko utavuga ngo narayikoze ukajyana igihe nyine. Keys hari igihe akora production akanyiyambaza ngo nzirangize. So shout out kuri Keys. Urumva hari igihe iyo umaze kubona ko ibintu biri, hari igihe ibintu biba byinshi ukifuza ukundi kuboko k'uwundi muntu. Keys twakoranye projet nyinshi, uriya muhanzi Arena, DS Dora, Bruce Melody twakoranye track 6 kuri Colorful Generation, za Roza, za Ndi Umusinzi, indirimbo nyinshi. Hanyuma no kuva muri studio nakoranye n'abandi bantu mu gutegura ama event. Hari kuntu utegura event ukiyibagirwa ko music nayo yagira direction, ukiyambaza umu director akaba yagufasha mugapanga music direction umuhereza abantu. So igihe mba mfite ibindi bintu ndimo ku ruhande, nanone no kubihuza na ya personality yanjye yo kuba hari ukuntu nshaka gukora igihangano, ntikize ngo nicuze ko hari ikintu numva nakabaye narakozemo, kubera ko wenda narindi muri ya mood yo muri studio ngiyi ni hit yisore. Hari ukwitondera igihangano nawe ukazacyumva no mu myaka 10 ukavuga ati this is good. Ariko hari no kuba wayibona muri iryo joro ukarara nayisohoye, nabyo birashoboka. So urumva music ni life yanjye, ntago nigeze njya kure y'umuziki. Njya nkunda no kubwira abantu ngo mujye mwibuka ko natwe turi abantu, ari igihe dukenera agapose nyabuna. Amachime cyane kuri Igor. Hari umuntu ufite ikibazo se cyo kubaza Igor? Akapera kuri nta kosa. Igor wayiduhase? Biremewe. Eka uyu mukobwa ungana nk'igihembwe cya kabiri ni uyisabye. Okay. Ukunda he we murongo? Kuko nyine okay. Mon bebe ntakosa, ahora afunze bukwasi ntakosa. Ukumureba ni kwasa, niyo na makeup ni mwiza na forsa. My baby body's on fire, nusare gukora oya. Iyo umuhanzi ari gukora akapera DJ itashyira bonuze. No. Ahita making a show comic iri kuvuga fresh kubera ko nta gitari mba mfite na Ako ngenze gucuranga. Gerageza.
kangucurangire ariko reka nkwereke indirimbo twese tuziyayigore ni ndashaka ko duhaguruka nakweretse ukuntu bakora beat nakweretse ukuntu bakora beat bikora ujya kutwigisha gukora beat nabikweretse ukuntu dukora beat twagiye ririmba nta kosa nkwereka kizemo urunana ndashaka ko mbasabe muhaguruke turirimbe iyo utegereza siyo tuzi twese igol hagati aho mbere ko dusoza hari indirimbo cyase yitwa My Way mugende muyumbe mukore subscribe DJ yahisemo isoza nukurura kunzwe murakoze cyane amazina cyane kuri Dolma mano Samsung 250 ni Shuadel smartphone za original kuva kuri Samsung Galaxy S25 Ultra A26 A36 na A56 zisohotse vuba kugera kuri za iPhone 16 Pro Max n'izindi niho zibarizwa. Uguze smartphone ya Samsung iwacu ahabwa warranty y'imyaka 2 akongezwa n'ibikoresho nkenerwa ubusanzwe bitazana nayo. By'akarusho uguze iPhone 16 Pro Max ahabwa warranty y'imyaka 2, internet ya 4G mu gihe cy'umwaka kandi n'ikirahure cyangiritse mu mezi 6 tukimusimburira ku buntu. Samsung 250 kandi gufitiye TV screen zitanga amashusho y'uruhehemure mu ngano zose, frigo, imashini zifura, iziteka, ama laptops n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bya original. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu. Cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Chinga,